bira bintu wakoze refresh kandi nabigushimiye vraiment. Nabigushimiye vraiment. Ariko none tugaruke gato. Urimo kumva? Ntabwo abantu ibintu bavuga na image hari abantu we yumva ko yabona umuntu muri image y'isura mbi gusa bikamushimisha. We have those people barwaye indwara bita ya cruelty disorder. Aho bano umuntu gusa bamubone muri negative, bamubone mu kibi gusa, bamubona avugwa ku kibi gusa kubera iki se? So nana ibyo akora urimo kunyumva birenze kure cyane ikibi bashobora kuzana bakakimushyira ku isura. Ndi kukubwiza ukuri mureke ariko se kubera iki ikibi gitoya kirukanka kurusha ibyiza byinshi umuntu akora nibyo akabimuhaye indabo. Reka tuye dufata n'umwanya guhereza abantu indabo zabo bro. Uriya mugore ntacyo mufatamo ntacyo mukeneyeho ariko ibikorwa bye byaranyuze aho naboneye ibikorwa bye. Nigeze kugera hano urukumva umusa ngira ku gapano sanga abana bari kurira amamodoka watanahari bro. Abana ngo bamuri kimuye bari kurira amamodoka bari kuva i Kigali bari kujya gutaha ubukungu bwa mugenzi wabo Kampala za Masaka kandi bishatsemo amatike. Urimo kunyumva wadahari. So niba ushaka gukora abantu bakagira urukundo rungana gutyo bagafata umwana utagira umuryango bakajya kumukorera ubukwe ni ikihe kintu dutegereje muri ubwo buzima? Nyuma nongeye kusanga njye numvaga wenda mbere wari wabiteguye ariko nza gusanga hano ariko baza ngo ubukwe bwagenze gute. Noneho abantu amafaranga n'amatike bakoresheje arabasubiza bro. Aravuga ati ntabwo nabonetse nari bize sinamenye ibyo bintu ariko amafaranga bakoresheje amatike take money back. Wese yungukira he? Uyungukira he? Reka ze nkubwire je. Hari abantu urimo kumva hari abantu yungukira ku mutima we ukoze ibyo ushaka kuko tuva kubyo bintu bishoboka kuko mwumva ko inyungu iva mu bifatika n'amafaranga gusa. Ntabwo ariko bimeze. Je hari umuntu wunguka kuko we umutima urishimye kuko ageze ku cyo yifuje gukora. Kuki mutuva ko icyo kintu gishoboka kinabaho agashobora akishima konte ye isigaye iri empty ariko umutima we wuzuye kubera ko mu byo bintu ko bidashobora kubaho. Kuko abantu batabyumva. Abantu bumva ko umuntu yunguka ariko account bank ye yuzuye amafaranga ariko no hari undi wumva ko yungutse kuko umutima we wuzuye konti iri empty. Niba hari se ariko uko twamaze kugera mu isi bageza mwigendaho yumva ko bidashobora ko umuntu ashobora kwishima mu mutima account yambaye ubusa kandi yayiviruye kugira ngo umutima we wishime. So ibyishimo bitandukanye uzanye nka congress ngo akubwire nk'umuntu wayibayemo iyo timu. Reka nze nkubwire ko uri gukomeza gukora amakosa kandi which is not okay. Urukumva ntabwo ujye gukora ari byo ntongere kuvugana ntongere kugira ibintu huza. Urimo kunyumva ntongere kugira ibintu huza ni nko kugeza aya masaha ni nk'ibyo ntuza yagendaga hariya fata kino kigoryi bafunze ejo bundi iki ngiki bafunze gifunzwe gifite ntuza ninde gifite koze cyane se yasize iki ko nta kintu babivuzeho. So kugira ngo ntiwacecetse kuko azaza ntakwishyuza amafaranga ye inde emi akibaze ndakako twa ibaze nka kirakigwa bikimwana ibaze nyine mwana hari abantu ashobora kugenda ngo nicare urumva level yanjye nanjye urumva nabonye naragendaga nyitesha agaciro niba nshobora kugenda harankicara ngo emi bagufunze urareba mbwira inkuru irimo mwana usuku cyamamaza kweri ni nko kubyuka mu gitondo uri kumva ugasanga ndimo ndaganira ngo ku rugendo rwa Kevin Kade ngo yagiye gukorera umuziki wenda nk'ahantu runaka atangishije atakwishyuye nyine sinzi n'ubyumva nyine. Kevin Kade ntabwo abajene ntabwo nkeneye ko Kevin Kade anyishyura kugira ngo mujye ku muziki. No njyewe atanyishyuye njye ntabwo ushobora kumuvuga atanyishyuye sinshobora no kuba namuvuga. Ejo bundi numvise uvuga ko ibyo ukora ubikora nk'ubucuruzi urumva which is okay. Bano rero ngo dufata buriya ntabwo ubizi wowe uri kumva nta rukundo namba aba bahanzi bagira. Ibyo uzabakorera byose ntuzategereza ko bizaba reciproke no. Bano bahanzi n'abagome nta rukundo bagira na gato. Ushobora no kumubwira none ahangaha ngo urumva nahuye n'ikibazo umuvandimwe wanjye ararwaye cyangwa se wenda gutya na gutya arakumva nkamubwira ati sawa noneho ibintu agukorora bizi ashobora guhita nakuburuka kugira ngo utazongera kumutera iseseme. Ese uwitwa The Ben kangoye nk'urugero kuri The Ben si yari inshuti na Clapton Kibonge ntamwitangira
bakanajyana ahantu hose agata urugo. yego. Wigeze umubona mu bukwe bwa Clapton? Oya, ariko no hari ikintu tugira ah, ntabwo hari ikintu ugomba kumenya. Yeah. Hari ikintu ugomba gusobanukirwa, ntabwo kuba Clapton ntuza The Ben ataragiyeyo, urimo kumva. Wihangane gato, ndi kwishyura ihangane. Abantu mwese muri hejuru mu muting kugira ngo mutazaza gukora amakosa turimo turaganira mukashyiramo ibindi bintu by'abana muri murabakuramo za diaper. Utinze. Mu kanya mugatangira gushyiramo abana barimo baravamo za diaper bavuga ngo mami. Ako se ko mutarankandaho mwana. Abantu bari hejuru mwihangane munankandeho. Turebe nibura bazi niyo kaba karoza niyo kaba gake. Ariko uzikora mwatangiye kugira imitima nk'iy'aba bantu mwa. Ndavuga abantu bafite imitima nk'ibi gushu namwe. Abaza nari nkikubaza je nagarutse. Kutigeze ubona ba Meddy mu bukwe bwa The Ben byavuze ko batari abavandimwe cyangwa atari inshuti. Si inshuti ye. Hari ikintu tudashobora gato. Hari ikintu tudashobora kurebera mu muntu cyangwa ngo tuvuge ko umuntu ari intuza. None se The Ben ari mu bantu basapotinze ubukwe bwa Clapton Kibonge 100%. Urimo kumva? Ari mu bantu bamusapotinze 100% kurenza no kubitekereza. No, reka nkubwire je. Wasanga aramukoreye n'ibirenze. Ntantu bihuriye. Buriya nuko Clapton atazana ngo akubwire. Obase. Buriya Clapton nuko atazana ngo akubwire. Ariko kuri kw'ibyo bintu nge ndakufite mpamvu natanze urugero fatizo. Urumva ntabwo nyuma yaho Kibonge ntamubonye mu bikorwa bya The Ben. Ndi kukubwira. Ndi kukubaza nyuma yaho ntabwo abonye Kibonge mu bikorwa bya The Ben. Baza nyine Godfather.